Ni urupfu rwababaje abantu benshi cyane, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda. Urupfu rwa Cynthia Umulisa rukomeje guteza impaka zikomeye cyane. Retired Major Jean Bosco Mubaraka Kayinamura aravuga ko atanyuzwe na raporo ya polisi ivuga ko umukobwa we Umulisa Cynthia yishwe n'impanuka y'igare yari atwaye nabi. Uyu muryango wemeza ko nyakwigendera yagonzwe n'imbangukiragutabara y'ibitaro bya Gitwe, mu gihe polisi n'ubushinjacyaha bavuga ko yapfuye bitewe n'imiyoborere mibi y'igare. Retired Major Kayinamura avuga ko hari ibyo bashaka guhisha kuko umupolisi wakoze raporo ashingiye ku byo yabwiwe n'umushoferi wa ambulance. Ati nta butabera duhabwa, umwana wacu ntapfe nk'imbwa. Ati ntapfe nk'imbwa. Umulisa Cynthia rero yari afite imyaka igera kuri 22 arangije amashuri yisumbuye muri 2025. Akaba rero yaritabye Imana mu buryo butunguranye cyane azize impanuka, cyangwa se akaba nyine hakirimo urwo rujijo nk'uko abantu bakomeje kugira babigarukaho ndetse n'umuryango muri rusange. Abitwa Abraham Nshimiyimana atariko abakomeye bumva bo nta byago bagira, abacu barapfa tukabura. Ati naho twavugira ati nabe nawe yahuye, nubwo bushinjacyaha bajye bemera ko rero ibyago bibaho kandi ntaho bihejwe, tibiyakire kandi ntabyo gukurikiza urusaku umwana witaye. Aha ibyavuga we yabitangaje ko uwo mupolisi niba yabimubwiye se amagambo gusa. Umwana wacu rero ati baramugonze, baratubeshya ngo ni igare ryamwishe pe, sister w'inshuti yanjye, rest in peace sister wacu. Undi ati urupfu ruranatinyuka, ati ruhukira mu mahoro, rest in peace. Ati bazajya bavuga ari uko bibagezeho, ati agahinda karabahuka pe. Ati ibyo narunzi ko biba kuri rubanda rugufi gusa, ati byambayeho nitwaye ku gare, ati umushoferi angonga ampereye inyuma. Igitangaje polisi yakoze raporo ko ari njye wari uri mu makosa. Ati namaze amezi 4 nivuza ibikomere paka. Ati uyu si we wa mbere waba arenganye. Ati mpora numva abantu kuri fine bavuga ko polisi yabakoreye raporo nabi. Ati ikibazo se abantu bose barabibeshyera. Ati polisi niba rero umuntu apfuye, ati mujye mutanga amakuru mazima kugira ngo ahabwe impozamarira. Undi ati urupfu rurya ibyiza pe. Ati icyo nzi cyo hari igihe urupfu narwo ruzapfa. Ati burya koko nibwo nakwemera ko abakomeye n'aboroheje bose bapfa. Ati uko biri kose ndumva igare ritakwitaho ryagonga imodoka. Ati ibyo uvuze ni ukuri. Ati naruhukire mu mahoro. Ati ubutabera se ni ukuzura mwagiye. Ati narenganurwe. Ati ariko sinumvisha impamvu batemera ko imbangukiragutabara yamugonze kandi ubwishyu uyu muryango ushaka leta ati ntiyabubura pe. Undi ati nibyo duhora tuvuga, RIB ikwiriye nayo gukurikiranwa. Ati birababaje cyane. Ati gute se Retired Major atahabwa ubutabera. Rest in peace my sister. Ati Imana imwakire. Ati naruhukire mu mahoro. Uwo mwana ati Imana imwakire mubaye, ariko ndagaruka kuri papa we, ubu nawe arumva byamubaho se ko twe rubanda rugufi ari twe twabwowe. We baramwumva. Ati gusa ubwo butabera tutabona nka low class upper class nimwe ibigeraho, gusa mujye rero mubagarira yose kuko ntimuzi uwo urupfu ruri butware kuko akomeye. Ni ngombwa ko yitotomba nagana inkiko, bo baba bafite ibishoro, twe iyo tuyabuze rero dupfana ibibazo byacu. Murakoze. Ati iyo ambulance nayo rero iri muzo Evode yavugaga zitagira insurance. Ati niba ariko byagenze, ati niyandikire urwego bireba habe kongera rero kubikurikirana, numva bishoboka cyane. Atakomeza aruhukire mu mahoro umukobwa. Ati nakwitwa njyewe sindumva umuntu watuwe n'igare agapfa, kandi mba mu gice gikoresha amagare cyane, wenda iyo babeshya ngo yagonzwe n'indi modoka iragenda ntawibonye aho kubeshya kubishyira ku igare. Ati ntabwo byoroshye. Ariko murasetsa. Ati n'umuntu kandi niba yagiye tubyarangiye nawe uzagenda, naho Retired natuze ubundi se atari byo aragira ngo bigende gute ko uwapfuye yamaze gupfa. Ati Imana imuhe iruhuko ridashira.
undi ati ariko ni gute basobanura ukuntu ambulance ifite umurwayi yaparitse umurwayi mu nzira ikajya kureba umuntu wapfuye imusanze mu muhanda ikanamujyana kwa muganga, ibyo ntaho byabaye, uyu mwana ni ambulance yamugonze. Ntarenganurwe rwose, izo ambulance nta silence zigira. None se yayarangije muri 2025 gute kandi umwaka aribwo utangiye? Ati mujye rero mwandika ati ibizaba ku mukene muri Babuloni bizaba no ku mukire w'i Babuloni. Wenda majoro nawe ushobora kumva uburibwe n'agahinda rubanda rugufi rufite, kuko wenda namwe hari ibyo mwumva biba ahandi mu gaceceka. So Cynthia rero Imana imuhe iruhuko ridashira kandi mwakire mu bwami bw'ijuru, kandi nihanganishije umuryango we wese, ariko byibuza uyu mwana ahabwa ubutabera, wenda twamenya ko ari ubutabera nawe duhanze amaso mu ijuru. Umutabera mukuru ni Imana Rurema. Ati condoléances d'ici afande, ati mutumye twongera kubabara kurushaho. Rest in paradise Cynthia, niruhukire mu mahoro, umuryango ukomere we, atukomere kandi wihangane. Afande yigize undi ati uwo musirikare birababaje, nahabwa ubutabera. Tubivuze byinshi ndakumvise, ntuzi agaciro ka attestation de décès. Ati wasanga ari bya bindi honorable sénateur yavugaga ko ambulance nyinshi zitagira assurance. Tiyenda undi atese ubundi muzi ko mu Rwanda rwose bamuha ubutabera rwose. Ati birakwiye ko ahabwa ubutabera uyu majoro ndetse n'uyu mwana w'umukobwa amaze kwitaba Imana. Reka natwe tuvuge ngo rest in peace Cynthia, Imana ikomeze kwakire mu bayo, iguri ko ridashira, uruhukire aheza, hanyuma n'umuryango wawe ukomeze kwihangana, kandi ubutabera nabwo nibuboneka bizaba byiza kurushaho muri rusange. Akaba rero navuga ko mu minsi mike ishize nibwo Senateur Evode Uwizeyimana, ni umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe wa Sena, yavugaga ko atiyumvisha uburyo imbangukiragutabara zimwe na zimwe zitagira assurance cyangwa se zitagira ubwishingizi. Ati ni ikibazo gikomeye cyane, niba koko hari imbangukiragutabara zitwara abarwayi cyangwa se zifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi, ariko ubwazo zikaba zidafite assurance cyangwa se ubwishingizi, byaba ari ibibazo bikomeye cyane, byaba ari ibyago bikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yabivugiraga rero mu nteko ishinga amategeko kugira ngo amategeko agenzure ibyo bintu, abirebe, nibasanga koko hari imbangukiragutabara zidafite assurance zihabwa amassurance, ndetse kandi babigiramo uruhare kugira ngo ntizibone amassurance cyangwa se ubwishingizi, nabo babashe kuba bakurikiranwa muri rusange. Reka rero dukomeze twihanganishe umuryango wa Cynthia na Cynthia wabuze ubuzima, tuvuge ngo Imana y'amahoro ikomeze imwakire, kandi ababuze uyu wabo nabo bakomeze batware gitwari. Ntabwo biba byoroshye nyine kubura umwana nk'uyu nguyu ukiri muto abakenyutse.